Ese ujya ugira ikibazo cya data ugasanga ubaye offline igihe kirekire, ugasanga nturebye video, ugasanga ntugize ute kubera ko nta data ufite? Igisubizo cyabonetse, nabazaniye interineti y'ubuntu. Nyuma y'uko izo mwakoreshaga mbere z'ubuntu zanze gukora, zahagaze, mbazaniye kandi ka application kazajya gatuma mukoresha interineti y'ubuntu iri unlimited, noneho atari bya bindi ngo wasaga ngo ari mega 200 ngo ibiki ngo gukoresha amasaha 3, wapi. Ngiye nkuzaniye noneho agahora ihoraho. Ariko nayo ifite condition nyine, ugomba kuba ufite simukadi ya 079 kuri MTN, kuri Airtel ikaba ifite 073. Ubwo abantu mudafite izo simukadi mwihuta aba arizo mujya kugura nyine, kugira ngo iyo application muyikoreshe. Rero umuntu wanjye, niba ari ubwa mbere ugeze hano, ikintu cya mbere ujye ubanza ukande handitse subscribe, ukande kuri like, ubundi dukomeze. Aka ka application rwose kaje vuba mu Rwanda, kabyapudetinze vuba ko wajya nawe ukoresha interineti y'ubuntu. Rero nawe nari nkakuzaniye kugira ngo ukarebe icyo utangire nawe ukoresha interineti y'ubuntu. Rero video ntabwo ndi buyibereke neza bitewe n'ikibazo cy'uko YouTube bino bintu itabyemera. Ndajya mbereka amafoto y'ahantu uri bunyure, ariko ntabwo ndi bubereke muri telefone yanjye uburyo bagenda bacamo inzira zose. Ndajya nkubwira wumve neza, uzajya ureba n'udufoto nashyizeho, uraza kugenda ubihuzahuza neza n'uburyo uri bukore muri telefone yawe. Twagiye sasa, wowe nkurikira 5 kuri 5. Twagiye sasa. Nkwibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda hano handitse subscribe, ukanda aho hantu hasi handitse like, kugira ngo ujye unkurikirana utuntu twanjye igihe cyose. Niba ushaka interineti y'ubuntu dore ukuntu bigenda, uri buze kuri Play Store. Play Store murayizi mwese. Play Store reka nze nyibashakire. Dore ngiyi. Nurangiza urayifungura. Urajya ubashakira application nyine. Abenshi murabizi dore ahantu umuntu ahita ajya. Uhita uza hano kuri kano kantu ka search. Urahabona hano niho uri buze uhita ukanda. Nurangiza hano uri bwandikemo application ngiye kukubwira. Ndiba ikamwereka akajambo uri buhandike kano. Aka application ngiye kukwereka ni kuri buhandike. Akangaka ni kuri buhandike kano ngo X_RP5+. Akangaka ni kuri bugende ukadownloadinga. Dore ukuntu kari buze gasa. Dore kari buze gasa gutya. Urumva? Akangaka niko kari budufashe kubona interineti y'ubuntu. Wowe uragenda ukadownloadinga ufite nyine, uraba ufite mega nyine zo kudownloadinga gusa n'ugafungura ako kanya kugafungura gusa byonyine, ubundi interineti irahita itangira kundi. Ikindi kintu ino interineti isaba ni uko ufite simukadi ya MTN ya 079 na simukadi ya Airtel ya 073. Na MTN nari maze kubabwira ya 079. Ubwo uba udafite izo simukadi nyine no kugenda ukazigura nyine. Kwibara zo simukadi ya Airtel murabizi ni ubuntu, MTN nabwo ni 500 uragenda uyigire kugira ngo ujye uyikoreshereza interineti nyine. Noneho sasa reka nze mwereke ukuntu biri bukorwe. Ukimara gusoza kudownloading application nyine maze kugira muri telefone, uraza guhita uyifungura. Urahita uza uyifungure application, tegereze ko ifunguka. Nimara gufunguka ibintu byose uragenda ukandaho close nyine. Nurangiza urahita bakugeza ahantu. Urahita uza hano handitse, urahita uza ukanda no munsi handitse wifi and data. Murahabona hano hasi. Nurangiza urahita uza ukanda hano handitse ngo wifi and data. Numara kuhakanda urahita bakuzanira search. Hano urahita uza wandike mu Rwanda. Rwanda.
bahita bakuzanira utuntu dutatu tumeze gutya. Impamvu video ntayiberetse neza ni uko YouTube nyine itabyemera bino bintu postinga ngo bimeze gutya. Ndi kuyibereka telefone yose ukuntu imeze ariko ntabwo byakunze nyine. Uhita uza wandika mu Rwanda, urayize kwandika mu Rwanda bitewe na simukadi ufite. Bibutsa ko bikunda ko MTN ifite iya 079 na Airtel ya 073. Numara kwandika mu Rwanda ufite data zifunguye kuri simukadi ya MTN, urahita uza ukande kuri kano ka mbere ka MTN unlimited for free. Kano ka Rwanda MTN free unlimited, uhita uza ugakandeho. Numara kugakandaho uhita urahita ubona munsi ahantu handitse start uhita uyikandaho. Aho tutegereza ko bifunguka. N'ubu uri ahantu hari amarezo ntabwo biri butinde, ntabwo kanya birahita birangira. Iyo bitinze gato urumva urakanda, urongera ugakanda stop, ukongera ugakanda start. Ntabwo byarenga wabikora inshuro 3 bitarakunda. Ubu ngiye kano kanya byari bikunze ku nshuro ya kabiri. Nurangiza hano byakunze ntari watangirwa gukoresha internet nta kibazo. Noneho abandi bantu mukoresha Airtel, urongera ugere kuri kano ka kabiri ukandeho wandike Rwanda. Nurangiza uzihitamo Airtel ya gatatu, urahita uhitamo kano ka Airtel ka gatatu. Reba hari tubiri twa Airtel, akambere kanditseho Airtel Rwanda Airtel unlimited n'akandi kose kariho Rwanda Airtel umuriro akareba n'umutima. Urahita uza ukande kuri kano ka gatatu, aka gatatu ni kuri bukande. Nurangiza nabwo uhita ugera munsi ukande start, utegereza gato birahita bikunda. N'ibyangwa uhita ugakanda stop wongera ukande start, birahita bikunda. Ubundi ukoresheje internet yawe umutuzo, hehe no kongera ugura data ziguhenze biki n'ibiki. Ibisezere mu gihe ubona nta biciro ufite byo kugura data, kano ka application kazagufasha igihe kirekire. Rero niba ari ubwa mbere wari ugeze hano, kanda hano handitse subscribe, nawe hasanzwe ujye ukanda like, muri comment wandikemo ikintu azagukora ubutaha. Sawa, ciao.